ikinamico. Bakunzi ba radiyo Rwanda namwe bakunzi b'ikinamico mwiriweho. Uyu munsi itorero Indamutsa rya RBA ryabateguriye umukino witwa Umwijima mu isura y'umucyo, wanditswe na Kubwimana Serafine, unonosorwa n'itorero Indamutsa. Maze rero hari ubwo amagambo agira atya agashira ivuga, kuko burya ngo uvuga batarabona. Harya ngo kuko ubu turi mu buntu twagiriwe n'Imana kubw'umwami wacu Yesu Kristo, tuzakomeza kwisha muri ubwo buntu dutatira iyo Mana kugeza ryari? Nibyo ko kwigira ibambe n'imbabazi. Ariko mugenzi ijambo ryayo riragira riti, ibyo byose murabikora nk'abihorera, mukagira ngo mpwanye namwe, ariko umunsi umwe nzabishyira ku mugaragaro. Dukurikire umukino. Simbavuze ngo ushake kumvuguruza nanjye ndavuze ngo narihanganye bihagije, aho bigeze narewe gakundana niwe, nitwa umugore wawe nkitwa umujyanama, ariko byose n'izina gusa. Ufata ibyemezo ko ushaka haba ku rusengero haba no mu rugo, umuntu aratinyuka agatanga icyo atakwigurira ko Mana yanjye. Ubwo uvuga watanze icyo atakwigurira ninde mama? Ni wowe, ndavuga wowe. Imodoka ugendamo warayiguriye, ntiwayiguriwe n'abakristo nyuma yo kutanze iyo wari ufite kugira ngo tugabanye umwenda urusengero rufite. Wowe ubwawe uzi imbaraga bisaba ngo abakristo bitange, none utinyuka gufata amafaranga ngana kuriya. Ndakubwiye ngo gabanya umunwa ntagutera urundi rushyi. Uranyumva neza? Ndabirambiwe najyaga ndabirambiwe gushaka kwigaragaza uko utari mu bantu. Ndabirambiwe kugendana n'umuntu useka kandi imbere nshira. Ndabirambiwe ndongere ndabirambiwe. Ariko se nkubaze madame, njyewe nawe ntago twiganye. None se niba twariganye, Imana impamagara ntago twari kumwe. Mana yanjye we. Imana yarambwiye ngo genda mwana wanjye, uko imbaraga zawe zingana mwana wanjye, nzakurwanira nkuko narwaniriye Gideyoni. Rero umva, uraho urusaku, ujye umenya ko intambara yanjye irwanwa bucece. Uranyumva neza? Mbese mundashakuje kuko mubwije ukuri. Vanessa na sister wanjye, urabyumva neza? Kandi ibyo twarabivuganye, umugambi twarawupanze turawunoza neza. Uko ye twari tubizi ko bari abanyamafaranga basengera mu itorero ryacu bamukunda kubi kandi batazabura mu bukwe bwe. Niba rero barateranije bakangurira imodoka ya miliyoni 80, nkaba nanjye umushumba wabo natanze izitarenga miliyoni 25 nkayigurira umukobwa witangira itorero mu bukwe bwe. Urumva muri iki gihe bigiye kugenda bite? Nta kundi biri bugende, bagiye kwitanga kahave. Urabizi gaku ibiki? Niba inama zose uzajya uzijyana Vanessa ngo nuko ari umunyamabanga wawe wihariye, mukanshyira ku ruhande ari njye ushinzwe umutungo nkanaba mama bishop mu itorero, ari urugo ndarugusigamo nigendere, itorero ryawe nkangisha urisigarane, abakristo wita bawe nabo basigarane, imitungo witi yawe uyisigarane, maze ukundi utunganirwe. Ubisigarane byose. Kubiganira mama yera. Ntabwo ibyo wabikora rwose. Ntiwatinyuka kwishyira hanze uri umugore wa bishop. Njye nawe turakijijwe. Uretse cya Satani kigira gitya kikitambika mu bintu, ariko turanakundana. Vanessa n'umwana twareze turamushyingiye, ntukwiye kumugiraho ikibazo kabisa. Sibi ndabirambiwe gaku. Ndambiwe kugaragaza ko ndi umugore wishimye kandi umutima warashize. Ndambiwe kwicara imbere mu itorero ngaseka kandi nshira. Ndambiwe kubwira abantu urukundo kandi ntarwo mfite. Ndambiwe kwigisha ibirangwa mu rugo rwiza kandi bitarangwa iwanjye. Umva, ndambiwe kubwirwa ko nashatse umugabo uvuga neza kandi agera mu rugo agatontoma nk'intare. Ndambiwe ndambiwe. Umva twumvikane, niba urambiwe genda nukuvuze iwanyu. Ubwo ufite icyo uri bubwire nyoko w'umukene unarwaye ubeshejweho nuko tumutunze tukanamuvuza. Umubyeyi wakunshingiye azi neza ko ndi umukozi w'Imana. Ibyo rero nibyo bigiye kuzansaza gaku. Uzwi nk'umutagatifu kandi uri mubi kurusha Sekibi. Unongeye nkagutera urushyi wavuga. Uratinyuka ukanuka ngo ngende Sekibi gaku. Ubu nzari kukomeza ukoresha amafaranga nabi nceceke nitwa umucunga mutungo w'itorero, narize icunga mutungo nka minuza. Ubu nzakugarurira icyizere maze kwirukana abakozi babiri kubera kugusangana nabo usa n'ubasaka ubakabakaba ngura basengera. Soni
mukozi wa sekibi umugore ukijijwe ufite amadayimoni si yo gufuha no gufureka. niba ari Virginia na Viviane washinze ko wasanze nkora iki? amvaye ubakabaka koze iki ko nabasengeraga umwuka wera akabatigisa ibipesu bigafunguka nanjye nkabibafungira. ikindi wabonye ni iki nakoze ko? reka tubyihorere sinshaka kubigarukaho, gusa nizere ko ikirebana no gusesagura umutungo w'itorero ugomba kukihana. ariko itorero uvuga ni iryande si iryanjye. si umushinga wanjye nikoreye, abandi bose ntibaje bansanga mu muhamagaro wanjye. umurimo Imana yansigiye amavuta njyewe. itorero uba uvuga ni iryanjye. ngaho utagaguza, utanga amamodoka mu bukwe, utanga inzu, nushaka uzitange nakubwira iki? ariko reka nkubaze mama yera, bikurya hehe kuba natanze igobyi y'umwana twareze tukamushyingira? Vanessa kuva yagera muri uru rugo ko yakubashye akakurerera abana kuva ku mfura kugeza ku ufite kwibera ubu ngubu. ikintu nshinja ko twamuhaye ni igiki? kumva Vanessa yageze aharushye, ari imfubyi, yaragiriwe nabi afatwa ku ngufu, tumugira umwana mu rugo, tumufata nk'umwana wacu. yego Vanessa aterwa inda tumwitaho, tumurerana n'umwana we. ariko niba hari umuntu nakize kuko avuye muri uru rugo niwe. yagiye gushaka yarabaye umukobwa mubi, andebera ku rutugu n'agasuzuguro kenshi. birashoboka ko gutangira kunsuzugura kandi ubifitemo uruhare. ku munwa gusa ntagiye mukizwa neza. ubu ari hera twashengiye nkamuha iyo modoka ngo izamurinde izuba imurinde kunyagirwa, wavuga ayo magambo yose kugira ngo wumve ko atari ishyari cyangwa kudakizwa neza. nubwo yaba ari imfura yanjye yera, sinanezezwa no kubona wakuye miliyoni zirenga 20 zo kumugurira imodoka kuri konti y'itorero. uzi neza ko tugifite umwenda w'inyubako. umukobwa wanjye rero nayimuhaye, kandi buriya byatumye abantu banyizera. tugiye kunguka abakirisitu bashya, twunguka abavugabutumwa bashya, abapasitori bashya. cyane yuko nyine twanamushingiye Pasiteri James, umwana wakuriye muri iri torero, akaba avuka no mu bifashije. yewe iyi telefone ni yandese ko mbona ari ya Bienvenue, wa mukozi wacu. mwitabe nyine. alo, niki kumamagara muri ijoro Bienvenue? mabusha muze namwe muri bagire rwose. aha kabaye pe. ngwiki hagati kabaye ngwiki ngo kabaye, reka tugende tujye kureba ngwiki. twaye niko Bienvenue ngo niki byabaye n'ibiki? rwose uko mubibonye rwose nanjye niko mbibonye pe. ni ukuri kw'Imana nakomeje kumva uruhinja rurira nkagira ngo ni mu batura. rugendo rurushaho kurira biranshobora. uruhinja nkingu ngo nari hano ku irembo. abanyazi b'abakobwa umuntu azabagira ateko, duhora tubigisha kureka ubusambanyi bwabo ntibumve. none ndebera ko ubusura uruhinja. ihorere mwana mwese, ihorere si ikibazo koko. ariko si koko umuntu ukoze ibi bintu muri iki gicuku n'uwaheye Imana yawe. ihorere mama, ihorere. erega mw'abantu muhahinza ntimubibona. uwo mubyeyi yararebye abona itagomba kumwicana n'uruhinja rwe, ati reka ndushyire umukozi w'Imana wenda yarwita. ariko rero ibi bintu si byo rwose bisho, kudahamagara abayobozi ngo bamenyeshe akaga duhuye nako muri iri joro. ngo iki? gusa dufata umwana Imana iduhaye, umumarayika umanukiye muri uru rugo, tumuhururize ubuyobozi nk'aho ari umujura. uyu ni umugisha, si umujura. si ikibi ni ikizi Imana iduhaye wa mugore we. iki ni mamoda. ubwo urumva twafata uyu mwana tukamwinjiza mu rugo rwacu tutazi uwamutaye? n'ubuyobozi budafite amakuru ntitube turi mu makosa wa mugabo. ariko se jyana umwana mu nzu wa mugore we, muvane muri iyi mbeho. Bienvenue nawe kinga yo marembo shakinga neza. yego rwose. umva jyana uwo mwana mu nzu ari kwa mugore. uruhinja uraguma mu mbeho gutyo gusa. alo darling. iki kirango impano ndakoherereje yakugezaho. wowe urindeze? ewe si ngombwa kwivuga, icyangombwa ni uko umwana wawe yageze kwa se. ikindi kandi numvise umugore wawe yivugisha kumujyana muri leta ngo sinzi ngo herereye. umva
muzibeshye musohorere umwana mu rugo, ibyawe byose bizarara bigiye hanze. ngo iki uwo urenda utinyuka ugakanga umukozi w'Imana ariko yesu we gakeye ryari ce waramutse neza mugore wanjye mwiza. harya ubundi wewe uzi ko ntarabyumva neza kandi kuko tutarabyumva n'amagambo bambwiye ko habutanera isoni shaje mbabarira ese ni kubwira umugabo wawe ko umukunda ariko kumushimira ko yaguhisemo mu bandi, ufite umunezero w'uko ari wowe yahisemo guha izina rye, kunejejwe n'uko yaguhinduriye. si igiteye isoni ce shani igihe nabivugiye ni ukuri ariko ni igihe cya nyacyo Vane, kandi nanjye ndagushimira cyane ko wahisemo ngewe Pastor James rwose. Mu basore bose bari bakuzengurutse bose ntawe wari urimo mukunzi, waje ubarusha urukundo, ubugwaneza no guca bugufi wahawe na Kristo. Urankunda birandega, ndavuga nti yego. ariko rero ntitonde urwo rukundo ruzanjyana mu ijuru ntapfuye. ahubwo buriya Bishop nzamuha iki ko ntankagira we, kari wowe wankanguye rwose, nari nsinziriye akamfata ukuboko akanzana mu biro byawe akambwira atari ko James niye kudafite amaso y'umubiri nta n'ay'umutima kubone ko ahantu yicara umukobwa utagira uko asa. neza neza aramubwiye rwose, maze nkurebye koko mbona urarabagirana. ariko ye kuva ubwo rero narahatambukaga umutima wanjye ukadihaguza. ukadihaguza ariko ngo umutima ukadihaguza ni ukuri. sinakubeshya. buriya rero wagira ngo yareretswe kuko nari narashize. buriya nabazaniraga amazi yo kunywa muri nko mu nama, nakugira imbere ngenda kudandabira. ni ukuri kwibanda kuki utavugaga se ko wari kunkangura? arewe ni ukuri reka wari budandabira n'uwa mugani wawe. urumva nyine jya umwanya wanjye nawe umaraga mu ishuri rya Bibiliya nigisha urubyiruko, ubundi nkawukoresha nagiye kuvuga ubutumwa no kwita ku bibazo byarwo. iby'urukundo rwose nta mwanya nari mbabarira nigerera ku bwoba. kandi gushyira ku bwoba bwigize icya mbere uri umusore mwiza, abakobwa benshi hariya ku rusengero bari baragutikiriye, ni ukuri. icya kabiri wakuriye mu muryango mwiza w'ababyeyi basenga, ari nabo bagutoje gukunda Imana ukavamo umukozi wayo. nanone icya gatatu natekerezaga umuryango wawe nkabona batazapfa kwemera umuntu uwo ari we wese nkanjye, wakuze ndi imfubyi, nagira ngo mbonye abandi hera ngo nige nkaba ntwaye inda. ni ukuri uretse ubugiraneza bw'ababyeyi bacu Bishop n'umufasha we batanjugunye hanze babonye intwari y'inda mu rugo rwabo, nahabyarira bakansubiza mu ishuri, ubu nkaba niga kaminuza barampaye n'akazi. ubundi ugira ngo sinari ngowe ce. birumvikana. ikindi kandi kuba nari umubyeyi ntari umukobwa byanyamburaga amanota, ni ukuri. iki nicyo cyatuma gukunda ugaceceka. urumva se cyoroshye. ubwo iyo bakundwara koko ntiwari wibivuga wibivuga je nako Imana nsenga niyo ari gutuma bakunjyana, kuko buri gitondo uko mbyutse napfukamaga imbere y'igitanda cyanjye nkabwira Imana yanjye ndakwingenza aho umugabo wanjye ari umurinde za karashika z'abakobwa ndabizi n'iziba zoroshye, umugenda imbere umuha umugisha kandi umuhumura amaso ambone, dore ndamureba njye simbashe kuvuga. ariko rero urasekeje rwose ngo za karashika z'abakobwa urakina bade sigo wapfubye mu munyarwenya rwose. ariko disi ndagushimiye warakoze kunsengera. rero narangizaga iryo sengesho mbwira Imana nti ndabizi neza ko ari we muntu uzemera umwana wanjye nk'uwubwe, ubundi nkavuga ngo amina. nukuri ahubwo warakoze kumubwira ko ari njye papa we yahoraga kubaza.
ampamagara papa nkumva umutima wanjye uranezerewe cyane rwose. wakubwira rero ko ntazi uko byaje ngo mbimubwire. mu myaka 6 twari tumaze tubana kwa Bishop, yambazaga impamvu abandi bana bafite papa watamufite. Kumva Bishop yaranamwinginze ngo amwite papa, bikamunanira bikanga. Ko bigenda iyo turi muri Kristo tuyoborwa n'umwuka wera, kandi rero byarikoze rwose. Ababyeyi banjye baramukunda, bamwita umwuzukuru wabo. Yesu mwami, nzakwitura iki ko wambereye mwiza bihebuje. Ninjye Kristo yabereye mwiza, reka ko mu mugore mwiza n'umwana cyane. Ubu koko nzakwitura iki ko wampinduriye izina, ubu nta rindi zina nkitwa uretse mama Pastor James. None se ko wagira ngo birakubabaje? Ntabwo bimbabaje sheri, ndishimye cyane. Nibyo Imana nsenga izamfasha kukubera umugore mwiza wifuza. Mama, kugarutse wenyine papa ari hehe? Papa wanjye umusize he mama? Mama, papa wanjye yapfuye. Bivuga urupfu muri inzu rwose Kadomba bareba. None se ko nkubaza papa ukarira mama? Ntabwo yapfuye ariko ameze nabi cyane Kadomba. Ubu nanjye tugomba gukomera. None se kuki umusize wenyine mama? Tujye kumureba. N'ubundi ntashobora kumenya ko waje mwana we. Ameze nabi. Kandi aho hari n'abaganga bonyine bamugeraho. Wowe ndagira ngo ukomere, urumva? Usenge kandi umenye barumuna bawe, kuko ngenje guhindura imyenda ngasubira kwa muganga. None se ubu turabaho gute mama? Ko papa wacu ariwe wakoraga akaduhahira, nawe ukajya kumesera abantu ukabona amafaranga. Njye na barumuna banjye tuzabaho gute koko? Kado, ubu umaze gukura mwana wa, ntacyo naguhisha. Papa wawe ntameze neza na gato. Kumuvuza bizaduhenda cyane, kandi urabizi twabeshwaga hano dukorera umunsi ku wundi. Ubwo rero bivunika mama, ndabizi. Mu rupapuro mu ikaye yawe rero unize n'ikaramu nandikira abayobozi b'itorero ryacu, maze mbasaba ubufasha. Mama, unandikamo ko nkeneye ko bandihirira ishuri. Nirihenze n'ubundi kuko kunyohereza aho nari natsindiye byaranze. Ibyo bigaruye ute koko Kado mwana wanjye? Tubyihorera, ubu kiduhangayikishije cyane n'ubuzima bwa papa wanjye mama. Ndabizi ko kuba waratsinze bakaguha ikigo cyiza cyo kujya kwigubamo ntibikunde byakubabaje cyane mwana we. Nta kibazo mama, kuko wigaga ubiharanira. Ariko mwana wanjye ubushobozi bw'umuryango wawe urabuzi. Ngaho genda uzanira urwo rupapuro mwana wanjye. Akira mama. Kado, bitakomesha mu maso mwana wa. Ubu Imana ni ibiki dukorera mama? Ko tuyisenga nk'abandi tukagerageza kwirinda gukora ibibi, kuki twe duhura n'ibibazo? Ubu koko yararebye mu banyonzi bose ibona papa wanjye ariwe ugomba kugongwa. Simbizi mwana wa, sinzi rwose uko Imana iri mu ijuru itekereza. Icyo nzi si umuntu ngo tuyiburanye. Komeza usenge ntizadutererana. Ngandika mama, mwandiki ntiwibagirwe kumusaba n'ibyo turya. Dore ejo umunsi wose papa niyakoze kuko bamugoze mu gitondo agitangira akazi. Nawe ni wakoze, bivuze ko tutari bubone ibyo turya. Maze rero mwana wanjye, dore sinzi iminsi tuzamara mu bitaro. Ndakwinginze ntuzarangare, urumva? Yego. Kandi ngufitiye icyizere Kado. Sinzarangara mama, kandi uhumure barumuna banjye nzabamenya. Nibiba ngombwa nzajya naha ku manywa njye gushaka ikiraka. Oya Kado, oya mwana wa, nta kintu na kimwe kigomba kukubuza kwiga, urumva? Dore ku ishuri babagaburira ku manywa. Nibiba ngombwa mujye mutahira ibyo, ariko mwese mukomeze mwige. Ariko mama, uzi ko utekereza kurya gusa ukibagirwa ko inzu tubamo atari iyacu. Mwana wa, kuki utekereza cyane koko? Ibyo ariko mama, Imana niyo nkuru Kado. Gusa ntugomba kureka kwiga, urumva? Kuko ingaruka zo kutiganye na so twarazibonye bihagije.
mama Ella, ibi ni ibiki bibaye mama Ella? Hakuze umuzageza ryari ko wowe na Bishop murongeye kandi? Mama Ella, wazavuye muri uru rugo aho kugira ngo uzarugwemo koko? Njye rwose nterwa agahinda no kubona wowe mukuru wanjye ugera mu bantu ugaseka kandi waraye urira ukazinduka urira. Wera umubiri mwana wa mama wakwicecekeye kuri umukobwa. Namaze gufata icyemezo mama Ella, rwose nta mugabo nzashaka kuko ibyo naboneye muri uru rugo rwanyu kuva narugeramo birahagije. Oya uramenye mwana wa mama, n'ugose ntagira umusore ugukunda ukamukunda, ntuzibuza amahirwe ngo nuko mukuru wawe yubatse mu muriro. Ikimbabaza ni ukubona Bishop ahagarara imbere y'iteraniro akabwiriza agahanura akabeshya abantu ukuntu yubatse urugo rwiza kandi muhora mushwana. Ni gake numva avuga neza mu rugo rwe. Ngaho mbwira ubu noneho mupfuye iki? Wera umubiri ndakwizera, uri muri umuna wanjye nkunda. Ikimbabaza nuko ibyo nkubwira bituma nkwica mu mutwe. Oya mbwira nuko. Mwana wa mama, guhora nkubwira ibyanjye ubita umutekereza kutazashaka. Kandi abagabo bose rwose ntabwo ari nk'agakuba. Mbwira aho umuranda abizi ko atari bagakuba. Kandi nk'umuntu usengura abizi ko ntahindura icyo Imana yagennye ku buzima bwawe. Nagiye kumva numva umuntu arampamagaye ndamwitaba. Uwo muntu yari umukobwa. Arambwira isaha irashira. Ko umugabo wanjye yamwiciye ubuzima. Ngo yari umukobwa mwiza. Ngo yamukuye iwabo ngo agiye kumukodeshereza. Ngo iki? Bamaze kumutera ndamutegeka kuyikuramo. Hanyuma ngo abyanze aramutererana. Ngo ibyo yamusezeranije nta na kimwe yamukoreye. Ngo iki? Ambwira ngo ubwo umwana wanjye mumufite mbizi ko mumufashe neza. Uwo mugabo natampa miliyoni 10 nzamubishyira mu binyamakuru. Nzajya ku mbuga nkoranyambaga mvuga ubugome bwe. Uba kamarayika n'umwana wawe mama Ella? Hangana umbwire. Nuwe muvandi. Kandi ikibabaje kurushaho nuko uko ngize ngo ndabimubaza ndushaho kundakarira. Agatomboka nabona agiye kunkubita nyine nkahita mumva. Telefone se. None meritazwi nanone. Ariwe ndumva mfite ubwoba bwo kuyitaba wera umubi. Mwitabe mama Ella. Mwitabe shyiramo volume nanjye numve. Allo. Ubu wa mukobwa uranshakaho iki koko? Umva madam. Telefone yavuyeho ntararangiza kukubwira ibyo nagombaga kukubwira. Urumva? Ni miliyoni 10 ubundi nkurira indege nkajya hanze gushaka ubuzima umugabo wawe yamvukije. Kuva neza. Njyewe nari umukobwa mwiza afite imyaka yanjye 16. Yari namubyara. Muka data mpoza ku nkeke antuka anyicisha inzara ansibye ishuri. Igihe cyose data atabaga hari nararanaga n'amatungo kandi dufite inzu nini. Bindenze nza ku rusengero ndera. Icyo gihe umuntu wa mbere twahuye ni Bishop. Uranyumva neza? Icyo gihe yanyakiriye neza ndamwizera mubwira ibibazo byanjye byose. Nzi ko ndi kubwira umuntu muzima. Naho ndabwira Satani irusha mukadata ubugome. Ibyakurikiye nyine n'ibyo byavuye mu uwo mwana ufite. Nshima ko mwamwise izina ryiza. Ni akamarayika nyine kuko nta cyaha yakoze icyakozwe na se. Rero untega amatwi wa mubyeyi. Uhaye amasaha 12 ahwanye n'igice cy'umuntu. Ndumutanyamurira ikibazo. Umugabo wawe natagwaye amafaranga susabura ko iki wanyamabiwe. Ese ubundi tubwirwa n'iki ko atari we waje wishinza kuri Bishop kugira ngo wamamara ubone nayo mafaranga? Muzajya mwigira uturaya rero mukiri abana ni murangiye. Wera umubiri rwose sigaho udatuma ibibazo birushaho kwiyongera. Umva yemwa ndakwinginze rwose mpigihe nyashake umva. Niba hajemo no kuntuka none mumbwire ngiye bitenge mu bugenzacyaha. Umugabo ntiyamahoteye ibyangombwa bigaragaza imyaka nari mfite n'iyo mfite.
oya mwana wanjye rwose mbabarira ndakwingize nyihanganira ndabyemeye rwose ngiye kuyashaka mbabarira rwose mbabarira arayikubye da ubwo urabona ibyo ukoze wera umubi nk'uyu mukobwa agiye mu bugenzacyaha kuko kurega umugabo wanjye ubu se wowe urushije iki papa yera mbwira ikibazo aho kunyumva akanshonshomera ntawe sinzi uko urabizi mureke bamushyire mu binyamakuru ubundi bamufungire gusambanya umwana hanyuma itorero wera umubi bikwire hose ngo bishop gakuba ngo yafungiwe gusambanya umwana none se kuki yikajije kandi wari ubimubajije mu mahoro kuki yakurushije uburakari kandi ari uri mu mafuti nyine no kwihagararaho by'abagabo ariko ntayobewe ko ari mu mafuti kimwe nuko ushobora gusanga uwo mukobwa amubeshyera ari ukwishakira amafaranga wikwirema agatima muvandimwe ni uko umuntu aba yarabibonye agaceceka ariko ni ukuri amaso y'uriya mwana uruhanga n'umusatsi w'amarende ni nk'uwa bishop byatumye mbikeka ngewe ariko ndicecekera ngo hato ntazakoza agati mu ntozi niba ari ubugoryi bwo gukunda umugabo wanjye cyane ibyo bintu sinigeze mbibona iyo uriya mugore atampamagara sinari kuzabikeka rwose mama yera wambabariye tugafata abana bawe 3 era cyusa na Raduzi tukigira iwacu nibyo mama wacu ararwaye ubasha kumugurira imiti kuko uhembwa n'iryo torero ariko ntabwo ari umukene bivuze ko twabura uko tuba mama yera ukorera itorero kuko wize washaka akazi n'ahandi nanjye ndi hafi kurangiza kwiga twafatanya ubuzima tugakomeza icyo cyaha sinagikora wera umubi kubera se nasezeranye n'umugabo wanjye kubana mu bibi no mu byiza ari muzima arwaye hanyuma si byo mwasezeranye ubu warabyubahiriza iyo yaguciye inyuma nta sezerano aba yishe iyo gutombokera cyangwa akabangura urushya akagukubita ntaryo aba yishe mwana wa mama ajya wibuka ko tutaragera aho satani atabasha gutera ibuye kandi ko abakozi b'Imana bahiga bukwari nzajya nihangana nkomeze musengere komeza utyo rero nzaba mbarirwa ahubwo rero ibi tuvugira ntibizagucike ngo ugire umuntu ubibwira wera umubi yaba wo muririmbana abo musengana mu rubyiruko uramenye wa mukobwa we iyo mbuvuga amabanga y'uru rugo nta mukristo n'umwe urusengero rwanyu ruba rugifite mu mayera ntawe nzabibwira rwose umutima hamwe gusa ubwira umugabo wawe ko ndambi wamarira ariza mukuru wanjye hanyuma aze ko nshimye nge nzaceceka izo miliyoni babaciye ngo batazabashyira ku karubanda ku mbuga nkoranyambaga muzazikurahe mbaze nkubaze niko sesha ufite isoni zo kongera kundeba sesha oya ngaho subiramo ibyo tumaze kuvugana rero igikobwa cyiza wisubiremo sha cyangwa nongere oya ntiwongere uracyabitinya se buri gihe mba ninyereka ndababara kandi mama yari yarambujije ko yes mama yarakubujije yakubwiye ko nta muntu uwo ari we wese ugomba kugukoraho wenyine ntabwo ndi umuntu uwo ari we wese ngewe ndi umukozi w'Imana kandi narakubwiye ngo ndi kukuvura imivumo ndi kukuvura imikoshi kugira ngo nyine uzakurure umukobwa mwiza cyane sha sibyo ngwino nyine hari ikibazo ufite se ubusubwa 3 uracyagira ubwoba mukobwa mwiza none se ubu mama nambona akabimenya ndamubwira ngo iki koko oya ceceka wowe ngusengereye haleluya data wa twese mana iri mu ijuru istrapakara pokate haleluya wowe wereka uyu mwana ko akwiye gukizwa haleluya ishikabanta isotoka arokapati haleluya trawuzaze haleluya uwiteka mana ikomeye wowe ugira neza wowe utanga amahoro wowe utanga imigisha wowe ukuraho imikoshi kuri imikoshi kuri iki gice kuraho ibyaha kuraho guhumana Yesu mwami uri mu ijuru kandi kala Yesu satana hunje haleluya haleluya vuga ngo amen ngaho rero ongera wambara umukandara neza tugende nkugeze ku bitaro ariko uribuka indahiro
yego. Indahiro warahiriye kuri bibiliya ku muti bishop aguha ari ibanga urayibuka neza? Ndabizi, ndabyibuka. nyine icyo ushaka kukubwira, abe mama wawe, abe papa wawe, abe inshuti yawe, abe umuvandimwe wawe, abe undi muntu uwo ari we wese, ntazagira umenya ibyanjye nawe. urabyumva neza? ntuzatatira indahiro. uretse wowe, njyewe n'Imana nitwe twenyine twemerewe kubimenya. urabyumva neza? Yego. ntiwibeshye ukabivuga, uzabona ishyano rikomeye cyane. ntabwo nzabivuga rwose. umukobwa mwiza. dore rero turi hafi kugera ku bitaro. none se turajyana gusura papa? oya, mfite inama yihutirwa. uragenda ubasure, hanyuma nka 10:30 uba uhagaze mu marembo y'ibitaro ndagutahana, sibyo? yego. ariko ushaka kucyo ukunda kuvuga yego. none se navuga iki koko? wajya ugera ukavuga uti ndabyemeye, ndabyubahiriza, sibyo? yego ya buri kanya ntabwo ari nziza rwose. yego. mva kandi ngo yego. okay, afungura aho ngaho imbere yawe harimo amafaranga. urafataho 10,000 urabiha mama wawe, sibyo? murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Imana sha. famiriya we yewe nakubaza icyo ubwira byihorere. yewe ubibonye ni kuriya bimeze nyine. kuva yakanguka agasanga atagifite ukuguru ntashaka kuvuga. kuri ndi kukumva cyane. umuntu nkazirikana rwose wari ubejejweho no kwinyongera igare agatunga urugo rwe, kuri ubu ngubu ari gutekereza ukuntu bizagenda bikamuyobera. uretse kwikomeza cyane iyo ndi kumwe nawe, ubu ndeba nanjye narashize Jumapi. nakubeshye, natangiye gutekereza cyane ku bushake bw'Imana ku muryango wanjye. oya, hari ikindi uzibye kubagirira neza kandi kutugira neza byaye wa mugani wa kadozi. ubu nitwe Imana yarebye igasanga tugomba guhura n'ibibazo bingana bityo Jumapi. yabwirira kandi Imana ko twayisenze, ko twayikoreye, ko tutigeze dusiba amateraniro, kuki yahitamo kuduhemba ibibi gusa? rega mama Kado, nawe urabizi nta hari ubwa mbere cawe none ubu ari ubwa kabiri. bura Imana yarakurengeye. yego yarandengeye, kandi ndagusabye wicumurira mu kigeragezo pe. yewe Imana imbabarire kuremererwa n'ikigeragezo nkavuga ibyo nagombaga kuvuga. ndakuzi nawe uranzi. wowe n'umugabo wawe twatangiranye urugendo rw'agakiza. nubwo nari ndi umwana mutoya cyane, ariko twarajanye. ndi kwibuka byinshi rero mwasengeraga mukagenda murabibona kimwe kuri kimwe guco. ibyo turabirekeje Jumapi. nyibwirira amakuru yo mu itorero. hano umukobwa wanjye araza akayambwira, umenya azi aho umunyamakuru. yewe turaho. ikibazo cyanyu turakizi, kandi n'ubutumwa bwa korali dore buri wese yakoze uko ashoboye. nawe uratuzi, imyaka tumaranye urazizi. yo ni ukuri ndabashimiye kandi ubanshimirire. ndabizi ko biba bitoroshye, ari uwatanze ubutunzi bwe, ari uwansengeye, ari uwabashije kongeraho. mwese Imana idakiranirwa ibampera umugisha, ibarushirizeho. amena. gusa nyine nubwo korali twitanze, hari akandi kantu katari keza cyane buranjewe. nagaye kandi ntashimye ko umushumba wacu. wahise ugaye umushumba wacu? umugaye iki? uzi kugira ngo dutumeyo perezida wa korali aje kuvuga ikibazo cyawe, narangiza avuga ngo nta kindi itorero ryagufasha usibye kugusengera gusa. ibyo bintu uzabiceceka zirikana, ntazabyumve Jumapi. mu by'ukuri ubu mbayeho mu kinyoma. mu kinyoma? guteze kugira ngo abana banjye barye. nuko nyine umuntu aba yansuye ngapfundikanya nkohereza utwo dufaranga, kandi na hano kwa muganga ntibiba byoroshye. ndabizi.
agize ngo abaganga bari kugutuma imiti ntari kureba. ubu namubeshye ko mu rugo nta kibazo gihari, yego, kuko umushumba yabahahiye akanabaha umuntu ubafasha. nyine iyo bagiye kwiga niko namubwiye pe, wazi ko umushumba nta kibazo. nzi uhera igihe wabeshe umugabo wawe mu makado. nanze kumutera umutima mu bijuma pe, nawe urabizi zirikana ari mu bantu bitanze twubaka urusengero. uzi ko yagiye iwabo akagurisha umurima bari baramuhaye, aho kuzana ayo mafaranga ngo natwe dushaka aho tuba, akayatanga yose adakuyeho n'igiceri. wiki ahubwo siko ndi kumva amaherezo azanabimenye. abandi bana ni bato, wakabivuze ni kato, kandi naramubujije, naramwihanangirije. njyewe rero ndi kumva ntakagombye kubyihanganira pe. guteze njye umenya nzanateza gwaserera mu rusengero. reka wowe Vumiriya uri umuririmbyi, ukaba umunyamashengesho, ni wowe muntu tuzi wazindukaga ugakora isuku mu rusengero tutari twapava mu rusengero. ibyo uri kubyibuka? ndabyibuka. si ibyo gusa kandi wavomaga n'amazi ugasukura intebe. nyine se ko ari umuhamagaro wanjye. uretse uri mu bantu b'imbere bajaga gukora imirimo mu rugo rw'umushumba. uri kubyibuka? ndabyibuka. ugatunganya utuntu twose two kwa mushumba twaje ku murongo. none ugira ibibazo ngo bazagufashisha amasengesho. aho masengesho ze baragatogosaga, si niba ari gusenga wenda wewe uyobewe kwisengerara. ndabizi, erega abantu umuntu aba babonye Jumapili we. ariko ubuzi ko ejo bundi nyobozi yateranyije amafaranga ngo wo kugurira umushumba indi modoka nshaje. maze nibutse zirikana najyamye numva umujinya guranyishe gurazamuka, yeza ati cubya. wavuze se ko nanumvise ngo umukwe bwa sokereteri we yatanze imodoka y'akataraboneka. ariko bihorere ndabibikiye mu maka. nakoye bareke, imana irabibikiye. umunsi byabo byagiye ku gasozi bikaja ku mugaragaro uzaba uranyumvira. numva iki Jumapili? hari icyishe inyuma yo kumuha iyo mpano se? oya ntaco mvuze, ntiteranyaga wa mubyeyi we. cyo ndorera uriya mukobwa. mama niko kado uje uturukayo ko twari turi kumwe ku rusengero. iyo umbwira ko uraza ngaha ntaho mba nakuzanye. yegora kakanara nzana moto se kubera iki kandi hari imodoka? uvuye gusenga wuriye imodoka z'abandi uza hano usigira abana koko bonyine kado. none se sinari nababwiye ko ndi buze kukureba, kandi mu gitondo nabanje ndabatekera, nta kibazo pe, nje kureba papa nari mukumbuye. jewe rero nditahiye Vumiriya, sigarana n'umukobwa wawe. ndagusuye kandi wihangane, nuko nguko nareshaga. nukuri Imana iguha umugisha Jumapili, ariko nyihanganira gato uyu mukobwa mujyane kureba se, aze umujyanira umugeze mu rugo Jumapili, urumva? sinatuma aza gutahana izo modoka ntazi izo arizo. oya mama, bishop wacu ntawuzi. ndamuzi. niwunzanye arambwiye ngo nava aho yagiye asange mpagaze ku muhanda. uranyumvira Jumapili? uzi ko kuva twakwinjira mu bitaro ataranatugeraho, atambuka hakigira mu byo gutyo gusa pe. umushumba ngo bishop ubu umunota umwe wonyine adusuhuje ntibyatunezeza. oya mama, ni umuntu mwiza ni ukuri, akira amafaranga amaye nyine yari ayanjye ariko ndayaguhaye, kuko naje mubwira ibibazo byose dufite mu rugo, nuko arayampa ngo mbikemure. ariko nyine nakarana dusengera. reka kureba uwo mwana ikijisho. ngaha ngwino ujya kureba so kado, ngwino mujyane ujya kureba so, hanyuma uze Jumapili agucyure. niyo wategereza umuntu utazi igihe ari buvire muri gahunda ze. nta kibazo mama. ndakubajije ngo niki cyakumaze ubwoba ku buryo ngo uhamagara isaha yose usigashira utari wanyitaba? uretse ko harimo no gukabya, nta saha amaze, ariko rwose nawe urabizi ko nta mwanya nari mfite. byumve neza rero, akazi waba ufite ako ari ko kose nguhamagaye ugomba guhita witaba,
kuko nakuzanye aha ngaha nkukeneye kurenza ako kazi kagukeneye, uranyumva neza? ok noneho mwandika se nkagenda mushumba. ariko urirukanswa n'iki? ndakwinginze igirayo bisho, igirayo rwose. ntabwo ndi muri modu, nako simeze neza. ngo iki? ntumbwire ko waba waribeshye ukica amasezerano yanjye nawe dufitanye Vane. niba ntaranayica nta gihe kibura ngo nyice bisho, kuko sinzakomeza kubabaza umugabo wanjye. uvuze ngo iki? ntabwo nzakomeza rwose. ni ukuri Pastor James ni umukozi w'Imana mugenzi wawe, ni umuntu mwiza imbere n'inyuma. ndakwinginze wikomeza kunkoresha amakosa. arewe uti iki? aho kugira ngo umugabo wanjye arare amajoro asengera urubyaro tutabuze, ahubwo ari uko mfata imiti yo kuboneza urubyaro. ibyanjye nawe birorere bisho, birorere pe. Vanessa ni wowe umbwira utyo? urabizi ndakubaha pe. ikindi nzirikana neza wangiriye, none nawe zirikana ko nakwishyuye uba umubyeyi. niko Vane, ngushakira uriya mugabo ntabwo twumvikanye ko utazigera umukunda na rimwe? ni gute umuntu atakunda Pastor James koko bisho? uretse njye wamubereye umugore, ninde muntu utamukunda? Vanessa, urabizi kuri uwanjye njyenyine nagukuye ku muhanda uzerera nkugira umuntu ngushyira mu rugo rwanjye, nkurihirira ishuri, urarangiza nguha akazi. koko se wankuye ku muhanda bisho? cyangwa ni wowe wari uwunjyanyeho kuko wigize inshuti ya nyogokuru, ukaza iwacu utikandagira, akakugirira icyizere ukaza kumfata ukanjyana aho ushaka, ukankoresha ibyo ushaka, uvuga ngo uransengera uramvura imikoshi. wibagiye ko wampinduye ikirara neza neza nkananirwa kwiga? wibagiye ko wari umaze kumpuzamo inda ebyiri bisho? wibagiye ko ngeze iwawe ariho wantereye inda witwa ngo wanjyanye kumfasha? uribuka ko umugore wawe yangiriye impuhwe ku kinyoma? buriya agahinda mfite k'imyaka yose namaze muca inyuma wamfata nk'umwana we bisho? ndakwinginze pe, mama horo nubaka urugo rwanjye. umwana wanjye yabonye umubyeyi umubera se, ndagusabye ndeka. sinkumva neza. ubu iyo uba mama yari umugore wanjye ukambwira amangambure nk'aya kabiri gatatu, mba nagucishijemo uruki rutari na rumwe. ndakwinginze mbohora wa mugabo we, narakwishyuye bihagije. ari ishuri wazaga kurimvanamo bakakoma kwizeye nk'umubyeyi. ari nyogokuru iyo wabonaga uje kuntwara ntiyagukekeraga ubugome, waramfataga ukanjyana aho ushaka, ukankoresha ibyo ushaka. imyaka irenga 8 umpinduye umugore, imyaka yose maze nkubyariye umwana, indi ishize unywesha imiti yo kuboneza urubyaro irahagije, sinshobora gukomeza kuyinywa. ndi kumwe n'umugabo wanjye, nemerewe kumubyarira. Vanessa, ni iki cyakumaze ubwoba? nagahinda umugabo wanjye nteri yapfukamye asengera urubyaro nk'aho twaruze, kandi nk'imiti kubera wowe rwose. iyo miti uzayireke Vane. niba uzi ko ari njyewe uzagutera inda, iyo miti uzayireke. ni njye njyenyine Bishop Gakuba wemerewe kugutera inda. hanyuma umugabo wanjye akaba nduhira abandi rero. Gaku, ubu ugiye kwirangagiza ko Pastor James akurerera umwana ushake kubyara undi mu rugo rwe ngo arere? umamagaye ngo nde? ngo wamagaye Gakuba pe, kuko sinshaka gukomeza guharabika iyo tayito y'abakozi b'Imana. mbabarira pe. garuka hano Vane. Vanessa, Vanessa. mana nibyo ndabikweretse byose urabizi kandi urabishoboye. uyu mubyeyi ni umukozi wawe. mana yahagaze mu iteraniro arakuririmbira, yakoze imirimo myinshi aha mu itorero ryawe. mumanure ku musozi ahagaze wo kurwaza umutware we, mukirize umutware mana, mugirire neza, mutabare, hanyirize umutima wo kumwihanganira. turabigusabye mwami Yesu kandi turakwizeye. haleluya. nibyo unyeretse wabikora mwami. erega wamucira inzira rarabarada kiyadashiro. Yesu yo dari mashikari yashamu yo dari mukirisha damu yo Yesu we yo ikiruka manuka diyashiri. mwami. haleluya, haleluya Yesu, haleluya. yo urakoze mwami, urakoze kutwumva. yo urakoze Yesu. murakoze cyane rwose mama Bishop.
ubu ndasubira ku bitaro humura Yesu abirimo mu minsi mike bazamusezerera. amen. Bazamusezerera pe. Satani rwose sinzi icyo dushakaho. Mu cyumweru gishize bagombaga kudusezerera nuko ararana umuriro mwinshi. Muganga aje asanga hongeye kuzamo infection. Iyo nayo iraza itsindwe mu izina rya Yesu. Amina. Rwose ndashimira cyane korari yanjye, barasuye baranasimburana rwose bakajya gufasha abana. Gusa nyine nk'uko nabikubwiye nyirinzara yari bubajugunye hanze. Izere Imana Vumiri, ibyo rwose ntabwo bizaba. None se ubu nta kuntu mwavugana na Bishop mukadufasha koko umubyeyi mwiza? Uriya muntu ntako atagize ngo atwihanganire. Kuva twakwinjira mu bitaro ntiyasakurije abana na rimwe. Ariko nyine kuko igihe kibaye kirekire amaze kurambirwa pe. Kandi ndamwumva. Si ukubingaye kandi umubyeyi wanjye ubyumve nzirikane neza mutugirira. Kado wanjye ambwira kenshi ko Bishop amusengera kandi rimwe na rimwe akamuha amafaranga ntibaburare. Ari ubivuga byinshi Vumiri. Urumva ubufasha bushoboka abana barabubona. Gusa narinzi ko Bishop anyuzamo akabaha amafaranga. Rwose Imana imuha umugisha. Ukuri mubwiriza urabizi. Natwe mu rugo rwacu dufite abana benshi turera ntitwabazana hano. Yewe simbasaba ko abana banjye baza kubiwanyu mama Ella. None urumva twagufasha iki kindi kitari kubasengera? Iriya nzu ntabwo tuyikodesha menshi, ni 20 yonyine. Yewe ntiyari menshi byo nuko mufite ibindi bibazo. Ntabwo ari menshi pe. Niyo mpamvu mbasaba ngo mumvuganire rwose basi mudukodeshereze igihe tukiri mu bitaro. Ariko se uguza abanyetorero bafite ibibazo uko bangana Vumiri? Ariko uguzi ko umwana wanjye asa n'uwavuye mu ishuri burundu. Kuko urumva Bishop amuha utwo duke aradukoresha. Twashira akajya gushaka ibiraka ngo bari umuntu abe bari. Birababaje ariko nyine turasenga Imana ibafashe zirikana kire mutahe umwana asubire mu ishuri. Ikibazo kidukomereye n'inzu yonyine. Nukuri turasenga na Imana igishakira igisubizo. Erega nta kigeragezo yaho umuntu itari bumufashe kugisohokamo. Ibyo ndabizi rwose ni nabyo mbwira zirikana kuko yarihebye rwose. Yewe tuzamusura vuba njye na Bishop na Pastor James tuzazana tubasengere. Muzamukoze cyane mama Bishop. Gusa ndabingize mumfashe rwose batansohorera abana mu nzu. Ndabizi neza ko bitaba kuko dusenga Imana ivuga, Imana ikora, Imana ishobora byose, Imana ihindura imigambi y'incakura. Niya ba nyirinzu bashaka kudusohora mu nzu nayo irayihindura. Nziko Imana ishobora byose rwose. Ariko ikorera mu bantu. Ubwo namwe bakoreremo mugira icyo mukora. Umva Vumiri, ndakumva. Ndabiganira na Bishop. Ariko humura turafata iminsi yo kubasengera kandi bizagenda neza. Yesu ashimwe Vumiri. Yesu ahimbazwe Bishop wacu. Amakurura. Ewe turaho n'uburwayi. Warabuze sinyikubonaho. None se tuvuga ko mutazi ko Vumiri amaze igihe kirekire mu bitaro rwacu umugabo we zirikana. Kandi umuyobozi wa korali yarabivuze muri Nyobozi. Mumbabarire madamu. Uburyo uko ngira imirimo myinshi nshobora kuba nyine narakwitiranyije n'undi mubyeyi mwenda gusa kandi mukunda guhagarara ku murongo umwe iyo muririmba. Byashoboka. Nitwa Kanyindi koko abantu bavuga ko dusa. Yes, natekerezaga ko ari we warwaje umugabo ubwo narabitiranije. Vumiri, Bishop umwihanganira afite byinshi mu mutwe. Mba mfite byinshi. Nta kibazo mama Ella. Reka ngende ubu umurwayi wanjye ari wenyine. Gusa mumvuganire ku kibazo nababwiye. Yego, kandi nkuko nabikubwiye turakomeza kugusengera. None se ko ntacyo mbwira kandi rero nsuye mu rusengero rero. Tambine, ndashaka kumbwira amabanga ubike shobuja. Inde? Shobuja yewe, Bishop Gakuba. Aje nawe urasetsa koko. Icyo nicyo cyatumye ukomeza kunyitegereza ukanesha umurimo wanjye. Bigatuma mpagurutse undi mucuranzi akajya gukora ibyo nakoraga unyoherereje message ngo duhurire hanze koko. Mbabarira umbwire kuko ndumva umutima wanjye wenda guturika. Umva rero wera umubiri.
rwose sinavuga ngo nta banga na rimwe rye mbitse, ariko iyo mbitse yose nzajyana ikuzimu, nta kintu na kimwe nemerewe gusohora. ngo iki? uburyo umushoferi ni nka esikoti uba ugomba kwemera gupfira shobuja. kanze nkwereke. iyi ngiyi si fagitire ya hoteli yo mu majyaruguru nakuye mu ipantaro ye. ngaho reba. niyo kandi ejo bundi waramutwaye umusigiye uragaruka ngo agiye mu ivugabutumwa. umuntu ugiye mu ivugabutumwa atwara umunyamabanga we bakaba muri hoteli. rero wambabariye koko. urambwira Tambine, mukuru wanjye agiye kuzicwa n'agahinda kubera uriya mugabo ukoresha nawe amafaranga y'itorero akanamuca inyuma. Tambine, mbwiza ukuri, bararaga mu cyumba kimwe. nahumirije rwose, sinshaka kukureba mu maso. Tambine, reka tuvuge ko ushobora gukomeza kubika iryo banga rya shobuja, ariko wibuke ko urengera abanyabyaha twika inzirakarengane. ndabizi ko mukuru wawe ari umuntu mwiza, ariko ngize icyo mvuga rwose natakaza akazi kanjye. Bineza, wowe ntuzi ibibera mu rugo rwa mukuru wanjye. Mukuru wanjye azicwa n'agahinda, ni ukuri. tumaze kugira abana 2 batoragurana, nubwo umwe ari we dufitiye amakuru, ariko birigaragaza ko bombi ari ab'umugabo umwe. mukuru wanjye abwirwa nabi, mukuru wanjye arakubitwa, mukuru wanjye aherutse kugurisha isambu y'iwacu ariyo yonyine twari dusigaranye imbere n'inyuma kugira ngo atange miliyoni 10. ugize uti? ntabwo mbyumva neza. ibyo byarabaye Tambine. miliyoni 10 zahawe umugore wamuhamagaraga amutera ubwoba, amubwira ko azakwiza umugabo we ku mbuga nkoranyambaga avuga ko babyaranye. tekereza ko iyo sambu mama yemeye kuyimuha abizi neza ko ariyo yonyine yahingishaga, agasigarana inzu y'umudugudu n'akarima atakuramo ibiro 50 by'ibishyimbo. yego n'ubundi ntiyawuhingaga kuko arwaye, ariko yahingishaga tugabane, akaba afite imyaka mu nzu. mukuru wanjye akarushywa no kumumenyera iyo miti n'ibindi atakwibonera. akira aka gatambaro wihanagure. gutyo ndakumva urababaye, gusa nta kindi nagufasha uretse kugusengera pe. none se Tambine, ubu koko ntacyo twakora? twakora iki kindi kitari ugusenga se mukobwa mwe? gusenga ntacyo byadufasha pe. iyo bifasha mukuru wanjye ntaba agiye kwicwa n'agahinda. niba hari umuntu umara igihe yiyiriza asenga arira, ntarare mu buriri bwe bwiza akarara kumukeka mu cyumba cy'amasengesho, ni mama yera. niba hari umuntu ushobora kwicura mu gicuku kumva yahanitse asenga atigeze asinzira niwe. ako si ubu bimumariye iki? imyitwarire ya muramu wawe ntitume uvuga ko gusenga ntacyo bimaze we. ntunyumve nabi Tambine, gusenga bigira umumaro ndabizi, ariko ntiwambwira ngo dusenge gusa, tugomba kugira icyo dukora. ngaho mbwira icyo wifuza ko ngufasha. icyo ngusaba cyose uracyemera Tambine? umbaze nakwima iki mukobwa nkunda bucece we? utiki? yewe ibyo wumvise byirengagize tubishakira igihe cyabyo. hose ngaho mbwira icyo wifuza ko ngufasha rero. nzi ko hari igihe Bishop asiga telefoni ye hano mu modoka agasohoka, ndakwinginze uzayintiza umwanya muto, nzi ko nzabigenza. uwera umubi, waba ushaka kwinjirira telefone y'abandi? ndakwinginze Tambine neza musore nkunda bucece, uzamfasha icyo. uti icyo wera umubi uvuze ngo iki? kandi ukwikunda umwana wayo, jye nikwinkunda ntakwiriye, ntari umugome ukwima Yesu. ariko uzi ko hari igihe wibagirwa ko ahantu uri hari abandi bantu ugasakuza vunira. ubwo ntubona ko hari abandi bantu bangamiye koko? uretse wowe ariko nta wundi mbangamira pe, usibye yuko nanaririmbaga gahoro. ariko wibuke ko turi ari kwa muganga. aha yewe zirikana mugabo wanjye, ndabizi ko warakariye Imana n'abakozi bayo, ariko kuba turiho n'ubuntu bwayo, ni urukundo rwayo. dore tubonye umunsi mushya kubera ko ceceka vumire ceceka.
wimbwira urukundo rwayo kuko ntiwarundushije kururirimba. Nyamara ntibyatumye ntabura ukuguru kwanjye ariko kwamfashaga guhahira abana banjye. Zirika, uko abana bawe banyaruka bakagusura uwo mwakoranye impanuka arihe wagiye unyurwa. Subiza wikwiye imyoza yewe ko mwari babiri umwe agapfa wamurushaga iki cyatumye kugeza uyu munsi tukigufite. Reka nemere ko ari ubuntu bw'Imana kuba ngihumeka. Yego nyine. Ariko sinanone reka mubaze mugore wanjye uririmba urukundo rw'Imana. Sinzahwema kururirimba rwose. Byari umugambi wayo kunca ukuguru. Mbwira se. Ewe Imana ntijya igambirira ikibi ku buzima bwacu. Nubwo ibi bitazabura kutugeraho kuko turi mu isi duhura n'intambara nyinshi, wabona uwo munsi Satani yari yagusabye ngo upfe ugatambirwa n'ukuguru. Ibyo naryo ni ishimwe rero. Zirika, dore bari hafi kudusezerera. Utiki? Ndagusabye sinzajye gushima Imana njyenyine. Ngo iki ngo subiramo ntabwo numvise neza. Subiramo. Nyine bazadusezerera ari kuwa gatatu. Ku cyumweru tujye mu rusengero gushima Imana yabanye natwe imyaka yose. Igihe cyose tumaze mu bitaro. Ikanabana n'abana bacu. Harya ubwo iryo torero ryawe se rimwe wagiye gutakambira abariyoboye ngo bagire icyo badufasha mu bibazo bakagusubiza ko nta kindi babasha uretse kudusengera. Ariko nyine harimo abakristo beza. Abasore babiri beza bubaha Imana batwishyuriye inzu igihe nyirayo yari yaritsize ashaka gusohora abana bacu. Okay, niba mbyibuka neza se abo basore ntibabikoze ku giti cyabo, ahari ubwo ari itorero ryari ryabigizemo uruhare. Yego ni ku giti cyabo, ariko nyine nabo twahuye. Vumire ceceka. Niba ushaka amahoro ntuzongere kurimbwira, wumvise? Itorero se bose narabamenye di. Cyokora bafite akarimi keza. Zirikana rero ntabwo babuze byose. Zirika, baradusengeye pe. Uko wajyaga kubagwa narabahamagaraga ntinyamuneka musenge cyane. Nuko ye kandi byagenze neza. Ntibuka ko byari byakomeye mfegisi igiye gutuma bakuca ukundi kuguru. Satani ntiyari yagusabye byarangiye. Iyo hataba amasengesho y'abakozi b'Imana ubu butashye nta kuguru na kumwe kigira. Vuga uti iyo hataba Imana n'abaganga n'abanyamasengesho abo bandi bihorere kuko ntiwari uri kumwe nabo. Zirika, reka mwihorere tutabipfa. Rwose sinumva impamvu utabonye ko bari abantu bikunda. Kuko mari imyaka yose mu bitaro twinginge ngo badufashe nibarangiza batwizeza amasengesho yonyine. Yo wayashimiye Imana ko. Oya Vumiri, oya uramponda sinoga. Umwana wanjye Kadubu ntabageze mu mwaka wa 5 ntiyarivuyemo bamureba. Subiza se nyine. Nyine yari yahanyanyaje arangiza uwa mbere none tubona ntukize. Kandi urabizi ko yigaga igice cy'umunsi kugira ngo arwane ku bavandimwe be. Nyine kumwishyura n'ibyari kwanga, ariko nyine nawe urabizi. Nyine sibiki wirya iminwa Vumiri. Bari abantu barahemutse kandi Imana yo mu ijuru ni impamo y'Imana, nubwo nayo yambabaje izabibabaza. Ariko ivuga utyo Zirikana rwose. Ariko kuki mwanga kuvuga ukuri kandi namwe mukuzi? Bari abantu nta kindi bashaka ni inyungu zabo bwite. Iyo uriya mugabo ngo ni Bishop Gakuba agize ikibazo bigenda bite? Vumiri. Abantu bose nibahaguruka bagahagarara, ufite n'akayizitura cyane, ukorera amafaranga akayatanga ngo bikemuke. None se nyine ko wumva ari Bishop. Icyo nicyo nashakaga kumva. Ngewe Zirikana se nari umukristo mu itorero rye. Kuki atavuze ikibazo cyanjye mu itorero ngo asaba abantu kunyitangira nk'uko bamwitangira bamugura amamodoka, bakamukoreshereza iminsi mikuru y'amavuko bamuha n'impando n'ibindi ntavuze. Zirikana ntukagire ishyari rwose. Ishyari ry'iki? Icyo ni igikundiro Imana yashyize ku mukozi. Wacha wewe. Ego Yesu, sheri, ibi ni ibiki? Je, habaye ikibi ko ibintu byose wabitereye hejuru. Nizere ko ari ibi. Niwe. Vane, ibi ni ibiki ari wowe? Ibyo byose kandi ubundi wowe nakomereza imiti
ngewe ariko ni handi hantu ok tuza banza wicare ubundi tuganire icara hano umva ntegereje ko ucecekerega rira winigure urangiza uceceke kuko ubu ngubu rwose ni ngewe wakarize mu mwanya wawe urumva tuza niko ntacyo mfite ikindi mbuze uretse gusaba imbabazi. oya have sigaho wipfukamira wipfukama rwose ibyo bireke wipfukama ndi umuntu nkawe ntabwo ndi imana sibyo mbabarira ndagusabye wipfukama waretse ngapfukama ko ariko ndibugira amahoro je wapi oya rwose haguruka wongere wicaye neza aho tuganire none se ubundi ahantu mbika imiti n'inda wahakubweje vane banza ubwire urwaye ihe ndwara ituma ufata imiti buri munsi kandi ukayimisha none se kutangiye kuntera urujijo ninde wakubwiye ko ndwaye Vanessa reka amatwi nkubwire niba ushaka ko turi bwumvikane ugiye kumbwiza ukuri kuko amakuru yose ndayafite numbeshya kandi biraba bibi rwose sheri nta ndwara n'imwe ndwaye uri umubeshyi rwose urambeshye cyane bigusubiriremo ni ukuri sinkubeshye iyo miti niyo kuboneza urubyaro wowe si ukuri ushaka se ukuri kose ndakukubwira rwose kuko nakubeshye nanjye umutima wanjye uraremereye nabyemeje nzi ko bizanyorohera ariko niba hari ikintu kiremereye umutima wanjye ni ukukubeshya nkakubona usengera urubyaro mbizi neza ko nywa ibinini byo kuboneza urubyaro nyagasani we ariko Stefano ko hari uzi neza ko nta mwana ushaka iyo umbwiza ukuri ntumbeshye ko ntunteshe igihe cyangwa tukabiganiraho ariko siniyirize ngo ndasengera ibidashoboka ngusabye imbabazi je ariko uyu nawe hari ubanza ashaka kuza imiti yambwiye ntayibonye sena namenye ko ariyo kuboneza urubyaro nabanje kugira ubwoba ko ari igabanya ubukana bwa virusi itera sida ngo iki ibi bindi si wihawanyarikiye n'ibiki uwo mugore ntakubeshye iyo miti ayifata buri gitondo kuko adashaka kubyarana nawe oh my god uwo babyaranye umwana wa mbere yamutegetse kutazakubye yawe oya mwana yanjye uwo muntu wamubwiye je nakumuhamagara azabivugira hano n'ubundi ndumva ntacyo atazi umva inomero ntihamagarwa ngo bikunde urumva nagerageje kuva nabona ubutumwa bwa mbere bwandangiragaho ubika imiti ariko byanze njye maze amezi arenga 6 mpagaritse iyo miti wantegetse kuyinywa atabizi kuko gukomeza gukubona ubabaye byari bigiye kuzansa ikimbabaje ni uko nayihagaritse nkaba ntaranasama niba imana yaramannye simbizi pe uwo muntu rero niwe nshaka kumenya rwose wambabariye ntumumbaze ko nimbikubwira ndi bube nsenye inzu y'imana ok rero usenye urugo rwawe rero ni umuntu wangiriye neza je ariko angirira neza sinarinzi ko azanyishyuza pe birarenze njye narinzi ko ari umukozi w'imana ukiranuka akayubaha ariko umunsi umwe nanjye yanteye kuyubahuka agaca umugore w'inyuma nkoresheje kandi ngataha uwo mubyeyi mwiza mvuye guhemukira akangaburi utabivuze we naho ntubwire ko ari we mwabyaranye ntibishoboka we ntabwo bishoboka ibyanashoboka ntabwo bishoboka umva none se James ugiye je garuka je James
urakajwe n'iki se kandi Tambine? nuko mbona ushobora kunkora. Tambine, turi kumwe kuri uru rugamba cyangwa ntituri kumwe? nakwemerera ko tuzarubanaho, ariko urebye mfite ubwoba wera umubi, mfite ubwoba ko nshobora gutakaza akazi kanjye pe. n'inyagasambu yawe na Tambine wakora n'ahandi, ntitwareka umuntu ngo akomeze akore ibibi yitwikiriye Bibiliya, twaba tubaye abafatanyacyaha. none se ubundi mesaje zose wandikiye Pastor James zatanze iki? ntiwambwiye ko nta kimenyetso urabona cy'uko afite amakuru? uyu munsi wose siniriwe mbabona utamenya ko hari n'icyabaye. umenya ibya mesaje tugiye kubireka noneho tukamuhamagara Tambine. indi umuhamagara umwe muri twe. uramenye muko sinamuhamagara rwose. icyambere nimero yanjye arayizi, ijwi ryanjye naryo sinzi ko yariyoberwa. ubwo urumva namuhamagara mpereye. ariko nk'aya mashuri wize ko kuyakoresha uhamagaza umuntu nimero yawe kandi ntarabukwa. ubuse ko namwoherereje SMS yigize arabukwa. mara kubikora nkahita nihisha rwose ku buryo nampamagara kumva ntiriho kandi yewe nakijijwe nkiri muto utwo tuntu tw'ubucakura n'abanyanga natwe nari kumenya pe. uravuze ngo ndi umunyamanyanga Tambine? oya ni ukuri shu, ntabwo mvuze ko uri umunyamanyanga. ngwinde ariko se ko nakovomboye mwana, waretse guhisha ayo marangamutima yawe. ibyo tubireke tuzabiganiraho nyuma yo kurangiza iki kibazo Tambine. wanyemereye nkajya nguhamagara shuse cyangwa bebi, ko ariko ntazajya numva nikanye. ok bebi, ngaho uzana telefone yawe nkwereke uko mbigenza tumuhamagara tumubwire ukuri. ndabizi ko hari abantu batajya basoma SMS wabona atarazibonye. Tambine neza we, iriya modoka urabona utayizi? ndayizi, ni iya Pastor James. aha, buriya aje iwacu gukora icyayi amasaha, ko ari Bishop ari na mukuru wanjye bombi biriranywe nawe. ngwino Tambine, waretse tugakomeza tukaganirira ahangaha ibyaho Tambine uraza cyangwa ntuzi? yewe kumenya uzarunsinda mura. ntunyira ntabwo nyira ariko tewe n'ibiki? ndakubwiye ngo ndakujwigira. tewe n'ibiki? umva ntabwo nyira James ndakuniga izina rya Yesu. uraniga izina rya Yesu. ndakuniga. Pastor James, ibyo ni ibiki? umva umugabo ngiye kumwica, niwashaka bamfungiye rwose mamayira. ndakujwigira. James, ibuka ko uri umukozi w'Imana, ibuka ko ujwigiriza gutya ari nk'umubyeyi wawe rwose. James, ibuka ko yaguhamagaye, niba aho yakubabaje ibuka ko na Yesu umwana w'Imana yababaje. ibuka James. kuko ikiganza umva gakuru ngo nakungu harya ngo uri Bishop kwera mamayira, ariko umugabo wawe ubundi nta kigenda mamayira ubyumve. ndumva nakwiye no kongera kwicara nawe mu rusengero. noneho se kandi yakoze ibiki koko gaho? yakoze ibiki? noneho wakoze iki? nabikuruke ubu se ngenda byisi koko ngo arabeze. uwo muntu ko wagira ngo ahanzweho n'abadayimoni. ari ngewe nagize nyamukingura nishimye nzi ko nyine ari umuntu, naho ni Sekibi yamaze kumwinjiramo neza neza. ngo Sekibi yamaze kumwinjiramo. umva ndakubwiye ngo niwe wuzuyemo Sekibi. urumvaga ko ni wowe James mwana wanjye rwose, wabaye iki gituma wubahuka umushumba wawe? nta soni ngo nabaye iki mamayira. umva akira telefone yanjye mamayira, akira. reba ubutumwa nakiriye uyu munsi mu gitondo, kugira ngo umenye ko nubwo niranywe namwe bwose ariko niriwe nabi. urumva reka ndebe itegereze urebe ubusome maze umbwire ko ari wowe wakwihangana. urumva oya Yesu we, ubone kumva ngo ndamuzize iki? mwami wambambiwe we. isomere bisoma birebe. oya James, ibi ntibishoboka rwose. ntibishoboka. no impossible. ngo vane bisome nyine. wacu se hari icyo utabona se? oya rwose. ariko urumva atari abantu bashaka gusenya itorero ryacu bakaba bashaka kuduteranya. senya itorero? ubwiwe n'iki si ibyo banditsemo kutabisomye? wanjye we mana wese gutungurwa hari ijambo na rimwe wumvise mu yo mama yari asomye. iyo yangezeho 11:00 n'igice za mu gitondo. urumva neza bigeze 5:00 nakira ubundi butumwa bugufi ngo ubu nabwo busome akira. ariko iki
yesu umwami w'i nazareti. usome reba wowe somera wirebe tukamara tumaze iyi myaka yose dusenga tugira ngo umva ndakubwiye ngo nihanganye kuko twari dufite inama zinahita naha bukigoroba natirijwe no kugera mu rugo umutima ukimbeshya ko ibyo nandikiwe ari ibinyoma ariko ko hari ukuri to iyo miti ngiye ayiwe mana wewe niko kuki usize Vanessa mu rugo koko kuki utamuzanye ngo abisobanurire imbere yacu ko ntabwo yari kwirirwa aza yambwije ukuri oya nyirabayazana do n'uwo tuwo oya James we oya rwose noneho byaba birangiye gako ntibabwire ko Vanessa nako ntiwabikora yarabikoze rero umva reka nkubwire mama yera Bishop Gakuba niwe wavanye Vanessa mu ishuri urumva hari umwana w'imfubyi wabanaga na nyirakuru wenyine amuhindura ikirara urumva neza kwiga asa n'ubiretse agahora atsindwa none se ni kwa kubura uko yiga kubera kurwaza nyirakuru bigatuma bamwishingiraga babireka umva mbabarira cyane byose ibyo ni ibinyoma ndakubwiye ngo ni ibinyoma baretse kumwishyurira kubera ko atarakiga neza umugabo wawe yamuzanye hano muri uru rugo amaze gukuramo inda ze ebyiri ebyiri zose data uko ni ukubeshya James Vanessa ninjye ubwanjye wamwitoraguriye ku rusengero adafite aho ajya ibyo byose barabeshya nanjye ndabizi ariko wavugishije ukuri Gakuba we wavugishije ukuri ndahira cyangwa uragira ngo byose aba ari njyewe ubivuga mbivuge byose bishyira hamwe njyewe mvuga iki rwose ntacyo mfite cyo kuvuga abantu bambeshyeye none nawe mwabyemeye nyine nese mvuga iki ubwo narenzaho iki ngewe na Yesu umwana w'Imana yaragambaniwe nka Bishop yekaye ayasa umwana w'Imana yaragambaniwe umva ndakubwiye ngo ku rusengero wahatoraguye mukeba wawe atwite indinda yaranze kuyikuramo niko kumuzana mu rugo ngo ugiye gufasha umuntu arabyara umurerana n'umwana we ari nawe w'umugabo wawe nanjye ubu ngubu ndera ayiwe oya ntibishoboka ntabwo bishoboka nako ndumva afite isereri oya se kandi wayigize kandi none nturora icyo nshakiraga mu rugo ntukibonye unyiciye umugore nyamuna genda uzane amazi vava amazi arama genda uzane amazi va genda yewe mutatu mama yera ihangane rwose ihangane mana yanjye we ariko se ibi ni ibikibaye kuko umva ihangane ndakwinginze ihangane akira ku mazi ariko wakagira imana ibi ni ibiki kuko bibaye ndakugize mwana wanjye ihangane wimusakuriza urabona arimo arazanzamuka wimusakuriza ndabizi ufite imana muri wowe dore babandi bakizwa byo gushaka indamu kuko warezwe n'ababyeyi bazi imana si indamu yatumye wiyemeza gukorera imana uhamagara ndakwigize ihangane mwana wanjye ndabigusabye ibyo mama yera ceceka wowe ntacyo wemerewe kuvuga hano ndacecetse nyine ngo ndacecetse uracyavuga se wovuga ibiki reka nihangane Jamu ndahajya mu rugo rwawe kandi ndakwinginze wihangane ntugere ngo utere amahane ibi ni ibibazo tugomba gukemurira hamwe bitageze hanze ngo dusebye itorero ry'Imana wembera ngo ndarivusha ndakubwiye ngo ngiye gushaka aho ndara kuko rwose iwanjye sinasubirayo rwose umva ahubwo naragiye njye sinshaka kurebana na Vanessa mu maso ngiye gushaka ahandi ntabwo mwana yanjye we ibi noneho turabikizwa n'iki koko wa mugabo ejo muri sambu yacu ntiyagiye ubireba n'amaso yawe nkayigurisha ngira ngo nkemure ibibazo byawe ubu koko ibi turabikizwa n'iki kubonye Pastor James yarubiye koko mana nyine njye ntacyo mfite cyo kuvuga no gutekereza sintekereza uretse nyine kukwinginga rwose we nk'umugore wanjye nkunda musabire imbabazi kuko Pastor James ashobora gufata umwanzuro wo kugenda yagenda ahubutse akava mu itorero kandi yaba ari senya birangiye ibyo nibyo bikubabaje we ntunababazwa n'ibyaha byawe ntubone ndi mu bibazo ngo ushake kunsuzugura unyurira nagukurugutura zitura njyewe nako mama yera mugore wanjye mwiza urabizi ndagukunda pe erega nanjye singewe n'icya satani kitadushakira amahoro ni ukuri byose biba nanjye nafite ubwenge dore nicyo cyase kibe cyiza kigakora ibyo byose naho ubundi ngenda ukizwe kandi mama yera
ntumenyere ngo nuko ndi mu mazi abira urumva uko usubiza wibagiwe urushyi ibeshye nsohokane mu itorero na pasita james maze turebe ko udahinduka rubebe uranutse ngo ndi rubebe njyewe rubebe nyine ngende rubebe nta soni wa mugore we kutagira isoni n'amabi yose umaze kunkorera urumva ari jye wazigira gaku ubundi watewe n'ibiki umva aha tubafite abana babiri bitwa ko twatoraguye abura bazi neza ko ari abawe hiyongereho uwo wa Vanessa ubwo se abana batatu bose mu gasozi wa mugabo we wamburanye ikikoko ku buryo umukozi oya wa mugabo rero umugore wanjye uri nyina w'imfura yanjye urabizi uri umugore wanjye wisezerana uri umugore nkunda kandi nakunze nkuko nabikubwiye sinjye n'icya satani cy'ikigome kidakunda abakozi b'Imana kiba kigira ngo nyine kimara bicyahantu hose umenya hari nawe ubwawe uri satani nakoreka nceceke ntava aha ngaha ncumura gusa noneho sinzi uko turi busohoke mu pe ndi gushaka kumenya ibintu biri kuja mbere yewe kuko ndi kubona muri izi minsi waranyiciye yewe si uko kwicaho ni ukubura umwanya sha Jumapi mbwire yewe kuko amaso ganje go gamaze kubibona ibeke ariko Jumapi ibyawe nyine n'umukobwa wikundiye bucece mbwira yewe kuko mbonaga Bishop agisohoka mu modoka undi ahitagaza akayicomekamo mukamarana amakanya muri kongorerana mbwira niba byaraciyemo ariko nawe uraneka ino urebye biri mu nzira nziza nkaho mbwira icyo wanshakiraga rero ibyo ngibyo byihorere nari ndi gushaka kukwibariza niba nawe bakwakuye banditse nyobozi y'itorero Tambine buriya naguhamagaye mvuye kwisobanura ko wakoze iki se ngo urubyiruko rwo muri korali twigize nabi da ngo abagiraga imirimo muri twese ntawe ugitanga icacumi yesuwe ubwo nanjye baraje bampamagare ariko nababweje kore nawe nakuvugeye babwiye ngo iki se Jumapi ko amafaranga gacu twagahuje tukishyurira umunyamuryango wacu turirimbanaga bari bagiye kumusohora mu nzu tukayishyura kandi twari tuzi neza ko ari no mu bitaro wakoze cyane sha ngize ngo wariye indimi kuko nginje mpekenye indimi imbere y'abari abagabo none twari kureka abana ba mugenzi wacu bakajugunywa hanze oya wakubwira uko banshubije bagusubije ngo iki ngo ibyo ntaho bihuriye n'icyacumi ngo kugira neza biri ukwabyo ngo nakoze amakosa gakomeye cyane ngo buriya ngo twagombaga kwishakamo ubundi bushobozi tukabafasha ngo ariko ngo ntitubihuze no kuzuza inshingano zacu zo gutanga icacumi ngo da nuko bakubwiye nakabahambwe hanyuma se bo ko bakira icyo cyacumi cy'abakristo bose kuki batakozemo ngo bafashe umukristo wabo umaze igihe mu bitaro kuki batamufashije kandi bari bazi neza ko nyiri nzenda kujugunya abana be hanze ubuze uri kumva nari ndaterana nabo amagambo koko Tambine ariko bibeshye bampamagare ndababwiza ukuri umva njye ndababwiza akaminura muhini urumva akaminura muhini noneho se ako kantu ubwo ndamenya ari agaki kari ubwa mbere nkumvishije hari igihe ngenda hakara rwose ubundi kuki abayobozi bikunda shawa mwana wawe iyo bafite ibibazo nta mukirisitu usinze ejo urasigaho sha umukirisitu yagira ikibazo ntibihutire kugikemura twe twamufashije ngo twakoze amakosa oya rwose ngo twagakoze gakomeye cyane rero ngo icacumi ntaho gikorwagaho sheri ni ukuri ndakwinginze nkingurira ushobora kujya mu buriri bwawe ukaryama ukareka gusakuriza abantu basinziriye ntaryama ni hahandi sinsinzira wakabyara none se ubu turavuga duhagaze umva ndakubwiye ngo uvuge ibyo uvuga umvire mu cyumba niryamire urumva neza ibyumweru bibaye bibiri nsize mu cyumba cyacu ukimukira muri iki nkubwije ukuri ko nta joro na rimwe nafatanyije ijisho ariko urabizi reka kundira kuko ndabizi ayo marira ni nk'ay'ingona
urumva ni ukuri umugabo wanjye ndagukunda ni uko udashobora kubyemera kubera ibyabaye ariko njye nyikubona wikongera kuvuga ngo urankunda Vane kuko urukundo uvuga nturuzi nta n'umuntu n'umwe ukunda n'umwana wabyaye ntumukunda iyo umukunda ntiwari kumuhisha se babana ndi inzirakarengane muri uyu mukino je inzirakarengane yego nawe uriyo kuko nabaye ikigoryi mbanza kwemera ibyo nategekwaga ariko ndi inzirakarengane pe ngaho basirekeraho kurira uze twicaye tuganire uriniguye noneho waceceka waceceka nacecetse je Vanessa karame ubwo Bishop kuba yatangiraga kukwereka ibimenyetso by'uko agushaka gukoresha ibyaha wari ufite imyaka ingahe nari mfite imyaka 17 nigaga mu wa 4 w'amashuri yisumbuye wari uzi ko afite umugore n'umwana se kuko ngeranije icyo gihe yari afite umwe nari mbizi kandi wazaga mu itorero gusenga buri gihe ukigishwa icyaha n'ububi bwacyo sheri ndakwinginze nyumva nibyo nazaga ku rusengero nkigishwa ibyo byose ariko nari umwana w'umukene yego nishyurirwaga ishuri ariko nari imfubyi ibana na nyirakuru nta kindi kintu na kimwe nabonaga mu bigezweho abakobwa bakenera nari mbonye umuntu ubimpa rero kandi atangira kubima akanaza kwa nyogokuru sinarinzi icyo agamije rwose iyo ngingo yayigezeho ntakibashije kumuhakanira kuko yari umuntu mbona ko angirira neza nuko agutenda ya mbere ivamo iya kabiri ivamo ntiwanarekera aho ngaho utwara iya gatatu je gerageza kunyumva nk'umukobwa wari ufite imyaka nk'iyo nari mfite ndi mu bibazo nk'ibyo nari ndimo ndakumva rwose pe wari umwana koko ariko abana bose bari mu bibazo siko bishora mu ngeso mbi cyane cyane iyo bigishwa ijambo ry'Imana simvuze ko ari bose ariko abenshi bagenda barashize je Vane umutima wanjye urababaye wongere ngo urababaye kandi ubyumva urababaye ndabizi cyane narakubabaje pe ni nayo mpamvu nageza iriya miti nkayihagarika kuko umva usenga Imana uyinginga ngo ikubabarire uduhe urubyaro ukanavuga ngo wabona ari wowe ufite ikibazo kuko njye nabyaye tukajya kwa muganga bakakubwira ko nta kibazo ufite ni ukuri byarankwere tekereza ariko kuba nemeye tukajyana kwa muganga ubizi neza ko impamvu udasama ari uko iriya miti yankiraga igitutu je buri munsi yambazaga ko nibutse kunywa ikinini ariko se koko niba yarashakaga kukugumana ubundi kuki yakunshingiye koko njye icyo nakoraga no kubahiriza ibyo yansabye nk'umuntu wangiriye neza ariko nukuri nk'uko nabikubwiye tugishakana njye nkikubona naragukunze ku buryo kuduhuza ngo tubane bitamvunnye umutima ahubwo icyamvunnye ni uko nari kwikura mu bibazo nari ndimo kandi ntegura ubukwe nibwiraga ko ubwo ngiye gushaka azabihagarika tekereza ko mu mutwe wanjye harimo amashusho y'uko nta kindi mwakoraga iyo wamusangaga mu biro byetse gusa sheri ni ukuri kuva twashakana byarananiye pe nawe umubajije yabikubwira igihe cyose narariraga gusa nawe akandeba nyine bikamunanira Vane ndakumva ubu mbigenze niko nashaka gusenya urugo rwanjye kandi ko ngukunda wa mugore ni ukuri nanjye sinshaka gusenya urugo rwacu kandi ndahiye izina ry'Imana yo mu ijuru ndagukunda pe je ndapfukanye gusa sigaho wipfukama narabikubujije rwose haguruka simaguru gutambabari simaguru mva nzakubabarira ari uko tuvuye kwa muganga kwisuzumisha nkareba ko nta ndwara wanyanduje kuko iyi minsi yose ishize meze nk'uwataye umutwe rwose ndabyemeye tuzajyayo sheri tuzajyayo rwose none se uzagaruka no ku rusenge mva nkubwire ngewe nzarugarukamo ari uko uriya mugabo gakuba amaze guhanirwa ibyaha yakoze urumva neza ntiwanyibwire ko wari ufite imyaka 17 ni ukuri niyo nari mfite ndakubwiye rero ngo sinaceceka agomba ryozwa ibyaha bye
asohoke mu itorero ry'Imana kuko ni satani wiyoberanije yambara umwambaro w'umucyo. Urumva? Ndumva ibyo twabireka ceceka. Umuntu nk'uriya wamureka yaba ari umwanzi w'ejo hazaza ati. Urumva neza? Umutsindwa yanyangirije umugore none mureke yangize n'abazaba abagore babandi. Tambi neza we kabaye noneho ngo ni bombori mwitorero byakaze. Oya ngwiki mana we bya bintu tujaga turumva mu matorero gahandi natwe hano iwacu byahageze. Ingumi ibipfunsi imenigo ngo bimeze nabi muri biro y'abayobozi. Reka none se ubundi urukwibarijwe ibyo byose uruka kubona pasiteri jya muzi hano ryari. ariko nta naheruka koko. Uretse kuno munsi nabwo kandi yaje mu gitondo kare cyane ahita yiyongerera agenda abazindutse turumirwa cyane. Ariko Jomapi ibyo uvuga nibyo wumvise cyangwa nibyo wiboneye n'amaso yawe? Nabyumvise Tambine sinkubeshe. Urabizi ko nzindukaga nyine kugira ngo ntegure. Rero ngiye kumva numva abantu bari gutongana nanga gukura ugutwi ku rugi. Ese nk'ubwo iyo hagira ukubona koko buriya ibyo bapfaga wenda ntawe napfuye guhita amenya ngo byari ibiki. Gusa numvishije mama Bishop ari kwinginga James ngo niyihangane ngo kuko ngaramutse ngabikoze ngo itorero ngo ryaba risenyutse. Ibyo se byabaye imbere yuko barwana cyane abanje imigwano yewe. Mwami Yesu wadutaye bikaba ibyo ntibamaraso we. Kuko bashakuje bavuga amafaranga, bavuga ibintu by'ubusambanyi, bavuga ibintu by'ubujura, bavuga ibintu by'ubuhemu ngo nibarinde ngo bikoraga muri bo. Numbaze naho napfuye kumenya neza. Sha numvise intandaro yo gukonja kw'amateraniro y'uyu munsi. Nawe yewe data we yarakonje pe. Batuvunishije cyane nawe wabibonye ko baririmbyi bari muri nyobozi. Uririmbyi ayobora amateraniro ari n'abadiyakoni bose bari bameze nka dodo zakubiswe n'umwuka gushuje. Ewe data we ariko rero hari icuzi Tambine hari icuzi. Jewe se wowe hari icuzi reka nyiki. Halo uriya Tambine uriya ko imodoka yashoboje iciyeho ari we witwaye kandi byanze bikunze ibyo agiyemo atari amahoro. Nge ndi ku rusengero wowe uri hese? Umva yewe fata akamoto ndakwinginze uze tumukurikire kuko noneho ibyo birarara hanze tu. Ngaho mva ndagusanga hehe? Umva ufata moto nkurikire yewe kuko ubu tuvugana nanjye nayicayeho. Ngaho ye mbwira aho uri nyine mpagusange. Mbwira wowe uri umumotari we turi kumwe. Umva yewe muze kera kabaye uratashye Kado. ese ubwo si wowe nyoko avugisha Kado? Njyewe none se nyine wavumvuye icara aho utubwira aho uvuye. Igihe amateraniro yarangiriye ndakizi nagushatse ndakubura ndataha kandi niwambwira ko waba ukiri ku rusengero kuko nabajije bambwira ko wahavuye. waruriye none se njye mvuze ko ariho nari. Kado uravuga ute Kado? ntusubiza nyoko utyo ntasoni. Subije nariko sigaho ariko wimukubita zirika winkubitira umwana rwose. uyu mwana ntakiri wa wundi tuzi ivumiri. yarahindutse twava mu bitaro naramwitegereje mbona yarahindutse. uko yarahindutse rwose, uko avuga uko yambara ntakiri Kado wacu rwose. Kado mwana wanjye ndabyemera twagusigiye inshingano ziremereye ubwo so yararwaye bitumureka kwiga ariko haziye twarakwigize ngo unasubiye uranga. mundeke rero kuko nimuzi ibyo nanyuzemo byose kugira ngo abana banyu barye banywe banige nge niga.
uranyumvira koko ndabara ndagukubise mwana we sinabishakaga pe ndabyumva warahavunikiye ariko ubu turahari nubwo mfite ukuguru kumwe ushobora gusigara aha mu rugo ngakora indi mirimo yose mama wawe nawe akajya gushakisha ugasubira mu ishuri ngo mu ishuri mu ishuri nyine ishuri namaze imyaka 4 nararivuyemo murumva nasubiramo nkamenya amera ikindi mu ishuri umuntu ajya gushakayo ubuzima bwiza adafite njye rero ibyo byose ndabifite ariko zirika ubundi uyu mwana vomereye we twibagiwe no kumubaza nyiririya modoka yajemo naho amuvanye si ibyo yewe urabona ameze ati mwandetse ariko nkajya kwiryamira we mana nyir'impuhwe nyir'imbabazi ni Kado wanyoye inzoga cyangwa mbwira se indunywa inzoga ariko mbwira nyine ku isi ishyano mwuka byarama ntabwo rwose ishyamba ari ryeru iri ni ishyano rwose ubu n'uburwayi bwanjye gusa bwatumye mpfusha imfura yanjye igapfa ihagaze kuko uvumire Kado tubwira aho uvuye uwo mwari kumwe nicyo mwahakoranaga njyewe najyanye n'umuntu mwiza cyane ku isi yose utiki wanjyana agakangurira sitire zose nziza yagasana imana ishobora byose n'imboga barumuna banjye bakarya uwo muntu ninde ko ari we tukubaza ni inshuti yanjye si ngombwa ko mumumenya nguke inshuti yawe se niyo ikunywesha inzoga ariko ibi ni ibiki imana ishobora nta nzoga nanyweye mama none si ibyo wigira neza veruje amarura ibyo se kandi noneho ndamenya ari ibiki imana yacu tukumva turi mu munyenga kandi zirikana rwose sigaho zirika hafi utamugariza umwana hafi sigaho icecekere mwana we yewe data bamanyenga wose sigaho zirika utazamugariza umwana rwose mwana nyagasani twapfuje duhagaritse kandi ni wowe utuma uyu mukobwa yigira ibi byose vumire mbabarira ni wowe ibi byose ubitera abo se kandi ni bande bakomanga yewe ukomanga twebwe rega ko wagira ngo turabakanziza nta banga nyine ririmo muradukanze nyine none se muragenzwa n'amahoro muri uru rugo rwacu muri iri joro tambine ni amahoro bose mvuge ko ari amahoro ra ndabona ntazi ibyo ari byo pe uwera umubiri navuge niko twese twavuga kuko amakuru ubwo turagafite makuru Kado bite ko wubitse umutwe Kado babwiza ukuri ko tumaze gutongana Kado mu bibazo uburwayi bwanjye bwateje muri uru rugo rero harimo icyo uyu mukobwa wacu asigaye afite mwabana umwana agira gutya akagenda tutabizi agataha bwije ubu mu bureba nibwo akigera hano dore kandi yanyoye inzoga yasinze abaye ibyatsi kandi muzi neza ko twebwe dukijijwe rwose uyu ahavuye turahazi wowe bari kumwe nawe turamuzi ni nayo mpamvu turi hano turagira ngo muhaguruke n'uwo mwana wanyu tujye mu bugenzacyaha ibimenyetso turabyifite murambeshyera muranjyana ku bugenzacyaha se nakoze igihe njyewe Kado humura nta kibazo uri bugize icyo usabwa ni ukuvugisha ukuri gusa kwiki dore none siko mutumye bacika mukurikira ingero ariko ibi ni ibiki birimo kubera hano uvumire ibi ni ibiki umwana wanjye agiye iyi ni filime muri gukina cyangwa umwana wanjye ahunze iki mwuka agira imana mwe ibi ni ibikira Kado umva umwana mumwihoreye ntari busige tambi neza kandi aramugarura murabizi ko imodoka ya Bishop Gakuba ari we muramu wanjye umushoferi wayo ari tambi neza turabizi rwose Jumapiri wowe na tambi neza imana yo mu ijuru nsenge ijye bamera umugisha kuba turi mu nzu dutekanye nuko mwayishyuye icyo ntari cyo kituzanye none icyo dushaka ni ugufatisha umunyabyaha witwikiraga ubwere akangiza abana b'abantu umunyabyaha kubera amarira ya mukuru wanjye ya buri joro uriya se arararira kubera abana bazanywe iwe akabarera barabyawe n'umugabo we
kandi ababyaranye n'abana b'abakobwa bakiri bato nishobora byose kubera kumenya ibyo yakoreye Vanessa byari bigiye no kumusenyera urugo rukarokorwa n'uko yashatse umugabo mwiza uzi Imana. Twatangiye gushaka ibimenyetso bifatisha Bishop. umukozi w'Imana ugize ngo iki sinde kumwe namwe yemwe ba nta soni murashaka guharabika umukozi w'Imana mukaza gukorera inama mu rugo rwanjye musohoke vuba nimuvire mu rugo ntabwo turi kumwe niko amavumiri kubizi nje ndakwanga oya ndakuziragaze oya rwose none nakwifuriza ko ikibi cyazi wawe oya ntabwo rwose nta kibi cyavi wawe ubivuge ni mukinzeho ariko numara kubona amavideo y'ibyo yakoranye n'umukobwa wawe mu modoka mu kanya gashize uri kunyumva neza bagasangira akantu k'akavino bakikora ibyo bikora ugize ngo iki umukobanyuramo nkaye nka icyo ntashobora mbabwira bakoze ibiki icyo ntashobora gushyiramo ni amajwi murumva ariko videwo yo ndayibereka gusa mbasabye gukomera kuko biteye isoni n'agahinda turebe kandi si ubwa mbere umwana yatangiye imirimo y'abantu bakuru kera cyane ibi ni ibiki mana ishobora byose gapfuba ndamwica bamufunge ngo nabonye ibyo nabonye birahagije ndamwica ngewe ndamwicira sinzirira wa mugabo ariko iyo ngukoraho ukanshibukana gutyo wibuka ko nagukoye wa mugore we ndavuze ngo amahoro sinziye nguha amahoro si ubunge w'umubiri wanjye ayo mahoro urayafite uzi ko utagira isoni na bagako ubu aka kanya wirengagije ibibazo dufitanye urashaka ko njye nawe dushyikirana ko umugore wanjye nyine wagira ibibazo utabigira n'inshingano zawe ugomba kuzuzuza kuri njye mbanza ujya gushaka Pastor James mukemure ikibazo kiri hagati yanyu kuko igihe cyose atarakubabarira nanjye ntabwo nzakubabarira rwose ubu ugiye kuvuga ngo uzongera kunyingurira urugo rwanjye ari uko none uriya mugabo wivumbuye akandika asezera mu itorero mbabariye rwose uragira ngo nzakora ikisi ko namusanze akanga kunkingurira ko yategetse n'umugore we gusezera akazi bakaba basigaye bateranira n'ahandi batagiteranira iwacu banajyanye n'abakristo benshi ariko buriya bari baje bamukurikiye njye narababonye kandi ibyo ntibikugore tuzabona abandi uzi ko njye ndi wowe nawe ntagifite ururimi ruvuga ikindi kintu icyo ari cyo cyose uretse gusaba imbabazi z'ibyaha byanjye ariko muragira ngo njyewe njyewe Bishop gakuba nzabapfukamire njye mbasaba imbabazi njyewe aje medito uravuga ko nta guca bugufi ufite mu mutima wawe niyo mpamvu ibyaha byawe bitanakubabaza rwose ubona ntacyo bikubwiye ariko kuki buri gihe mwumva ari njyewe wakosheje wowe mama rero umugore wanjye ntushobora kumva uburyo cya satani gihiga umukozi w'Imana nkanjye ntushobora kumva ukuntu satani agira atya akancanaho umuriro urumva akazana nk'umukobwa akamuhambura ubusa buri imbere yanjye nkamubona neza wese uko ateye kikamusiga n'amavuta meza ayagirana akamfatisha akamunturaho nkisanga ibyo byose byabaye ariko ubu njye ntabwo nabikora mama yera ntushobora kumva ko Vanessa uriya ibyo avuga byose abeshya uriya mugore ni indaya kabuhariwe ni kabwera njye namukuye ku muhanda atega abagabo aza hano turamurihirira ariga tumugirira neza tumuha akazi tumushyingira umusore mwiza nka Pastor James ariko kuko yananiwe kureka ibyo yakoraga abigenza kuriya arangije araza arambeshyira njyewe muri make rero uri umwere umunyabyaha ni Vanessa watewe inda bwa mbere afite imyaka 16 cyangwa 7 ikirisitu Yesu arareba nimba ariko gako uzi ko abakobwa bose bateye inda bari batarageza imyaka y'ubukure uzi ko ibyo babakoreye ari ibyaha bihanwa n'amategeko njyewe ndi umwere n'Imana irabireba ni umukozi w'Imana satani ashaka guharabika gusa nta kindi njye ndi umwere umuntu usigaranye ni njyewe jyenyine kuko twasezeranye kubana mu bibi no mu byiza gusa kuko nashaka ko abana banjye bakura batari kumwe na se gusa ariko ubundi era urashaka iki ntabwo ari era bose wowe winjiye mu nzu utese erega mukingure ndi kumwe na nande
ni polisi, urakingura ntukingura turumene. ayiwe papa habaye ikize kandi kingura habaye iki mukabyara we noneho wakoze iki gaku wakoze iki wa mugabo we ubu se ni James kureze ninde koko urihorere buriya wasanga bashaka ko mbarambika ibiganza nka Bishop asizwa amavuta uravuga ngo kingura ni itegeko ko ukingura gira vuba kusha bwira bagusura bakingura umwere wakiwe ndumwe siwe baje gutwara Bishop Gakuba mu kigure. none se kubona na cyanze tubigenze dute sheri? uhera umubiri ugomba gukomera kuko ni wowe nyir'urugo, ni wowe ugomba kwita ku bana bose barurimo. yego natwe tuzagufasha ariko ni wowe mukuru urimo pe. iyo menya ko bizakora kuri mukuru wanjye sinari kubikora, nari kubireka agakomeza agahangayika ariko ntafungwa ziri ibyaha atakoze. twe nk'abantu be wamukunda turavuga ko nta cyaha yakoze, ariko hari itegeko rimureba kandi rigomba kumuhana. yahishiriye umunyabyaha anatanga amafaranga yo kumuhishira, urumva? ariko nyine iyo ntahaguruka ngo nshakishe ibimenyetso by'ibyaha by'umugabo we ngenjizemo tambi neza mfashe byose ntibyari kujya hanze. ndagushimira cyane wera umubi, waramfashije, wantuye umutwaro uremereye, niwe watumye umugabo wanjye amenya ukuri. uwo mutwaro nari nikoreye narawutuwe kubera wowe. uwera umubi njye nzahora ngufata nk'umukobwa w'intwari. uwo mugore wanjye aratwite, nzitwa umubyeyi kubera wowe. kumurira icyayi wese ubundi abigira neza kandi wakazima. nimurira mutyo n'abana bakabumva kuko bakarira biragenda gute. nindira tambine ese ni wowe ngaho ngwino nawe dore ribagiye hasi habaye iki ko abantu barira? ninde wapfuye hano? wabimenye shu na mukuru wanjye bamufunze. ese wari uzi ko batazamufunga we? aha umugabo we yasambanyije abana b'abandi, abimenye nawe aramuhishira. yewe yanatanze amafaranga yo gucecekesha umwe mu bo yasambanyije. ese urumva byari kugarukira aho ngaho? Bishop Gakuba yari ikibi kigenda mu nzira, yari wambaye umucyo ari umwijima mu bantu. njye nk'umwe mu bantu yagiriye nabi ndamuzi neza. nta muntu n'umwe wari kumukekera ibyaha nka biriya. abana b'abakobwa barenga 10 mu itorero koko. muzamenya n'abandi. njye mubwira ibibazo byanjye kuko yamfashije kwiyakira muri ako kanya n'ijwi ryiza n'ubugwaneza bwinshi no kunsengera akajya mu mwuka no kunkomeza no kumerekeza akaganiriza nyogokuru. byatumye mugirira icyizere cyuzuye. utazi ko ari ikirura. ndagira ngo mbamenyeshe ko Gakuba yagusambanya gutazi uko byagenze, kuko yabitangiraga gusengera ari mu mwuka avuga indimi nyinshi cyane ariko agukabaka avuga ngo aragusengera, ngo arakuvura, ngo arakubohora, ariko anakunywesha ibintu biri mu icupa kubwira ko ari umutsi. satani gusa. umva ntoreshere wanjye humura ntibizongera kukubaho rwose, ihangane pe. njye nta cyambabaje nk'agakobwa kazirikana yahohoteye azi neza ko ababyeyi bako bari mu bibazo. abizi neza ko ari abakristo bo mu itorero ayoboye. mana yanjye uzi ko twayoborwaga na satani wambaye umucyo wa mugani wawe shu. mbabajwe na mukuru wanjye n'ukuri. irande yashatse satani mu ishusho y'umuntu. abigendeyemo yakoze byose yabikoze kubera gukunda umugabo we n'itorero, none agiye gufunga. ariko rero reka mbabwire muhumure, itorero nta kibazo rizagira duhari, umuryango wanyu nta kibazo uzagira duhari. urumva neza? abana bose Gakuba yahohoteye babashakiye abajyanama b'ihungabana, na mukuru wawe nuko. abajyanama b'ihungabana se murabona uwera umubiri n'abana bari aha muri urugo baba batabakeneye? barabakeneye pe, kuko nanjye kuba nshobora kuvuga ibi ni uko maze igihe mpura nawe. umugabo wanjye yahise amunshakira kimbabarira. Pastor James ndakumva tambene, uri umuntu mwiza
uri umuntu mwiza pe, uri umukozi w'Imana abantu bose bakwiye kwigiraho, ni ukuri. Warakoze kubabarira Vanessa njye ubizi kuko nawe ntiyari, nta kundi byagombaga kugenda. gutwara ibibazo buhoro buhoro ukigira ku ruhande, ntuze guhangana mu itorero ngo abakirisitu bahungabane, ukamenyesha inzego z'umutekano ikibazo gihari utanazi ko natwe turi kwegeranya ibimenyetso. Warakoze pe, nagombaga kubikora. warakoze Tambine. iyo nakugira sinzi ko uru rugamba rwari kugenda. umva rero reka mbabwire, uko biri kose urugamba ruracyari rwose. tugomba kwegera abakristo tukababwiza ukuri kose, kandi tukarushaho gusenga kuko turi mu bihe bikomeye cyane. murumva neza? muri iki gihe itorero riri mu bibazo bikomeye. kumenya umuntu wahamagariwe gukorera Imana n'uwahamagariwe irari ry'umubiri we n'umufuka we ntabwo byoroshye rwose, ntibyoroshye pe. muri uyu mukino umwijima mu isura y'umucyo wanditswe na Kubwimana Serafine mwumvisemo Bishop Gakuba mwakinira n'Itegeka Graciani, Mama Era mwakinira na Nyirarukundo Beatrice, Pastor James mwakinira na Twagirayezu Evariste, Vanessa mwakinira na Iranzi Denise, Jumapili mwakinira na Nsabimana Eric, Kado mwakinira n'Uwihanganye Nasra Teta, Vumilia mwakinira na Maria Oliva, Uwera Umubiri mwakinira na Mukeshimana Jeannette, Tambineza mwakinira na Ndayambaje Jimmy, Zirikana mwakinira na Mukeshimana Musa, naho Bienveni mwamukinira n'iyo nshuti Siriake. Umutoza w'abakinnyi akaba yanafashe amajwi akanayatunganya ni Mugiraneza Samuel. Mugire ijoro ryiza.